Reka nongere nguhe ikaze mukunzi wacu, aho muri aka kanya nk'uko uri kubireba urabona ko hejuru aha ngaha handitse payi KYC. So tugiye kuvuga rero muri aka kanya ku gikorwa cya payi KYC, by'umwihariko tuvuga ku mbogamizi zigenda zigaragara iyo umuntu arimo arakora KYC, ndetse n'uburyo izo mbogamizi wazirinda cyangwa se wahangana nazo paka ukoze KYC bikaza gukunda. So rero murabizi neza yuko umuntu urimo uramayininga, ndavuga by'umwihariko kuri Pi network, ko KYC akenshi usanga nyine umuntu aba yitegereje cyane cyane, noneho akaba yamara kuyibona ugasanga nyine hatangiye kuzamo nk'ingorane zo kuba nyine atabasha kuyipasinga. So rero urabona nk'ubu ngubu uyu muntu yari arimo arakora KYC, hanyuma aza kubona iyi notification ivuga imubwira ko igikorwa cye nyine kitari kugaragara, kitarimo kubonwa, ngo yongere kugerageza kugira ngo arebe ko byakunda. So hari igihe rero ibi ngibi ubikora inshuro nyinshi, hanyuma ugasanga mu by'ukuri biri kurangira n'ubundi bikugendekera gutya, bikaba byagucarenjinga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntibigucarenjinge, ahubwo uze gukurikiza inama ngiye kuguha, biraza gukunda kandi bikunde rwose ku buryo bworoshye cyane. So reka rero ntangire impera by'umwihariko kuri cya gihe, igihe uba ugiye gutangira, kuko hari abantu nabo usanga nyine step, wenda urabona iyi ni step ya nyuma, ubundi iyi ni step ya nyuma, aho iyi notification uyu muntu yabonye yarageze, yari step ya nyuma. So ariko muri step za mbere, ubwo ndavuga by'umwihariko kuzuza amakuru, ho ni ibintu byoroshye cyane kuzuza amakuru, by'umwihariko nk'umunyarwanda nyine urabizi ko dukoresha indangamuntu, niyo official document buri muntu wese agomba kuba afite. So rero dore ikintu ugomba kwitondera igihe urimo urashyira amakuru yawe muri wuzuza fomu ya KYC. Icya mbere mu kuzuza amakuru, ugomba kureba neza uko amazina yanditse ku ndangamuntu yawe uko akurikiranye. Izina ribanza niryo ugomba kugira kubanza. Babandi bajya wumva bavuga ngo first name, hanyuma ugasanga nyine ngo ni Kirisitu, ukabicangacanga. Reba uko ku ndangamuntu amazina yawe akurikiranye, ubwo izina ugomba kuzuza kuri fomu ya KYC irya mbere, urumva kandi kuri identification, izina ugomba kubanzaho ni iribanza ku ndangamuntu yawe. Hanyuma akenshi usanga middle name, akenshi twese tutayirifite, ngo middle name niba rihari, ubwo ni izina nyine ririmo hagati rya kabiri kurikiyeho ku ndangamuntu yawe. Hanyuma izina rya nyuma rya gatatu ariryo last name, ni izina nyine rigaragara ku ndangamuntu yawe rya nyuma. My friend, uko ndi kubikubwira aba ariko uza kubikora, niba udashaka rwaserera hehe muri KYC yawe, muri kwa kundi dutegereza ibisubizo, ukabona nyine umuntu akaba akubwira ngo amaze imyaka 2 ategereje KYC ariko atarayibona. Usanga kenshi aho ngaho bamwe ari aho ngaho byagiye bipfira, urumva. So rero ubikosore, kuko iyo robots zikoreshwa mu kudetectinga nyine cyangwa se mu kureviewinga KYC z'abantu, ziba zireba by'umwihariko kuko zo zireba ese izina ry'umuntu ninde. Urugero, niba wenda witwa Musonera Jean ku ndangamuntu,
robot irabiri kureba musonera Jean. Hanyuma noneho kuri form wagiye kuzuza ngo first name ngo ni Jean, hanyuma last name musonera, icyo gihe nyine iyo iri kumacinga isanga nyine ibyo bintu bitagize ute bidahuye, igahita igaragaza nyine ko ari amazina atandukanye. Urumva? Niyo mpamvu nkubwira ngo uzuza amazina uko akurikiranye ku ndangamuntu, aba ariko nawe ugira ute uyuzuzaho, sibyo? Hanyuma noneho ikindi rero, mu kuzuza nyine ID yawe hari ahantu ugera bakakubaza expiry date y'indangamuntu yawe, indangamuntu yawe izarangira ryari. So aho ngaho nyine dutikinga cyangwa se tufivura ahantu handitse ngo nta expiry date igira, cyase no expiry date, tukavivura tukikomereza. Noneho tukaza kugera kuri adresse bagusaba address 1, address 2. Address 1 ushobora kwandikamo quartier runaka utuyemo, izina rizwi runaka, cyangwa se ukaba wakwishyiramo akagari. Noneho address 2 ukaba washyiramo umurenge. Hanyuma noneho kuri city ushyiramo wenda izina ry'akarere. Hanyuma noneho wagera kuri state cyangwa province, handi kuri province ugashyiramo nyine intara uherereyemo. Noneho ubundi ukaza kugera ahantu bagusaba gushyira zip code nyine nko mu Rwanda nta zip code tugira, so ushyiramo 0 nkuko bari kukubwira ngo niba nta zip code mugira ushyiramo 0. Hanyuma noneho ugahita ukomeza. So ubwo aho ngaho nari ndimo ndakubwira uburyo bwo kuzuza form amakuru nyine tu. Noneho rero ku buryo bw'indangamuntu, igihe uri gufotora indangamuntu yawe, icyo ugomba gukora ni ukuvuga ngo kamera hari ubwo nyine bitewe wenda na telefone, akenshi kamera usanga itari guhita igaragaza iyo ndangamuntu neza urimo urafotora. So rero mu gihe ugiye gufotora urimo urayishyira muri ntuza telefone yawe, by'umwihariko ugomba kuyitambika telefone yawe. Hanyuma nurangiza ukande cyangwa ukandemo hagati handi muri screen, uze gukasa n'ukanzemo hagati nyine werekeza kuri cya kintu kuri ya ndangamuntu uri gufotora nyine ukandemo. Nukandamo bituma kamera iba focused kuri cya kintu, kuri ya ndangamuntu uri kugira ute ugiye gufotora, noneho ikaza kugaragara byisumbuyeho kurenza uko yari kugaragara. Hanyuma rero icyo gihe iyo igaragara birumvikana icyo ukora ufata ifoto. So mu gufata ifoto rero wifata ifoto ngo ako kanya ngo uhite ukuraho nyine ngo ubwo ngo urayifashe ngo uhite ukura, gumishaho, fata ifoto, kanda rimwe, nushaka ukandeho 2 cyangwa 3, ariko ukigumishijeho mpaka kugeza igihe ukitunze neza kamera muri ya ndangamuntu yawe. Hanyuma kugeza ubwo ubonye ifoto nyine igize ute ifashwe. Okay, nimara gufatwa urahita usa nugira ute nuzamura, scrolling uzamura. Hanyuma noneho urahita ubona aho bakubwira kongera gufata back ya ID yawe. So ID yawe rero urayihindura, hanyuma noneho ufotore inyuma yayo. Niko urabigenza kwa kundi, urakanda muri screen ukandemo kugira ngo ibe focused. Hanyuma nurangiza nyine unafotore uyitambitse kwa kundi nkubwiye mpaka kugeza igihe ubonye ibaye ifashwe. Hanyuma noneho ubone ugira ute ubone ukomeze. So noneho aho ngaho rero uraza kugera ahantu nyine kuri liveness check anariho uri kubona nyine nk'iscreen ndimo ndakwereka ahangaha nyine uri kureba ahangaha ariho noneho hari imbogamizi nyinshi cyane. Iyo utitonze umenye ko ugomba kubigenza, hari ubwo nyine usanga nyine usa nabo ubanye challenged cyane, noneho ugatekereza ko buriya KYC weho bitari kwemera mbese ukumva biragucalenginze, ariko ntabwo bigoye. Dore ibyo ugomba kwitaho igihe uri gukora liveness check. Okay, wowe icyambere barabanza bakubwire ngo reba ngo ese uri ready, yego ukande kuri I am ready. Numara kuhakanda
shira telefone yawe yifatira imbere yawe neza, ujyemo hagati nyine ifoto ubona ko isura yawe ushyiremo hagati neza, noneho nurangiza icyo gihe yo ubwayo kuko ni automatique iraza ifate ya foto yawe, ukomeze urebemo nyine mpaka kugeza igihe ubonye ukuntu igenda mu ruziga n'imirongo nyine y'icyatsi kibisi, mpaka kugeza igihe ifoto yawe ifashwe inahita ikubwira ko ifoto yabaye taken. Hanyuma noneho ubwo urahita ukomeze ushyiremo, witungeho kamera, noneho baragusaba kureba hehe mu ruhande rw'iburyo. Mu ruhande rw'iburyo uraza kurebamo, uraza gusa naho ubirinduka nyine n'umutwe wawe, birinduka witonze, ntuhite ubirinduka rimwe ngo ahubwo gusa n'ukora igikorwa nyine, ni action uraba uri gukora, uyikora ubirinduka neza, kamera nyine uyitunzeho, urumva nta mpamvu nta birinduka ureba muri kamera ngo ukomeze urebe muri kamera, wowe birinduka, kamera ipfa kuba nyine iri kukureba ibyo uri gukora, ubirinduke ureba hehe iburyo, ariko n'akajisho nyine urebe nyine ko uko bigenda, kugeza igihe wa murongo w'ubururu iyo imaze gudetectinga ntuza yawe, wa murongo w'ubururu ugira ute, uhita uzamo, hanyuma ifoto ikagira ute, igafatwa. So uhita wongera rero ukabirinduka, ugasa n'urebamo, hanyuma bakakubwira ngo reba noneho left, ibumoso. So ibumoso rero icyo ukora urabirinduka ukareba ibumoso, na kwa kundi nyine ugakora igikorwa, hanyuma noneho wamara kureba ibumoso nanone iraza igafata rwose ntuza nta kibazo, kubera ko ibibona igikorwa nyine uri kugikora, urumva. Hanyuma noneho iyo uri kubikora iragifata, iyo imaze kubifata urongera ukagaruka, noneho bakagusaba kureba hehe hejuru. Iyo bagusabye kureba hejuru, so nanone hejuru usa n'ureba hejuru nyine ukora igikorwa, ureba hejuru ugagumishaho nyine, ariko igikorwa nyine ugaragaza ko wakoze movement. So ako kanya rwose bitewe n'uko ukora igikorwa, kamera iri kubibona ko uri gukora igikorwa ureba hejuru, iraza rwose ikagira ute, igahita ifata iyo action yawe. Hanyuma noneho hakurikiraho kureba hasi. No kureba hasi rero usa n'ukora igikorwa ureba hasi nyine umanuka ureba hasi, noneho ugasa n'ugumishijeho ureba hehe hasi. Ako kanya ifata intuza ya action urimo urakora, kandi ikayifata neza cyane. So ukimara rero gukora ibingibi nk'uko mbikubwiye, igikorwa ukajya ukagikora apana guhita nyine usa naho ugikora move rimwe, kamera rimwe na rimwe ugasanga nyine warangije kugira ute gukora icyo gikorwa. So nukurikiza izi nama nguhaye kabisa, ahangaha kuri liveness check urahapasa neza nta kibazo, kandi ku buryo bworoshye cyane. So ibi rero ndimo ndabikubwira kubera ko nyine hari abantu benshi nafashije gupasa KYC, kandi byari byaranze nkoresheje ubu buryo ndimo ndakubwira. So rero iyo umaze gukora liveness check, ubundi biba bisa biba byarangiye. Kiba kigiye gukurikiraho ni uko bakubwira reba ko amakuru yawe ameze fresh, biba wabyujuje neza, hanyuma ugakora submit, ubundi ugategereza. KYC nta nubwo isigaye itinda n'amasaha, ubundi KYC bigahita upfa kuba wowe wakoze ibyo nakubwiye, wujuje neza amazina yawe, hanyuma ukaba wafotoye indangamuntu neza igaragara. Nakubwiye ngo ujye ubanza ukore muri kamera kugira ngo kamera yawe ibe focused, ufate ID imeze fresh. So ibi nubikurikiza rwose umva kabisa KYC urayitambuka neza, kandi noneho nawe urajya ufasha abandi, kubera ko uraba wagize ute, wasobanukiwe neza ibanga ryo gupasa KYC. Ubundi utegereze, wicara utegereze, ujye urebaho nyuma y'amasaha bikabije ni umunsi noneho kabisa ugasanga KYC bayizize bayikwemere, kubera ko nyine ibintu wabikoze neza, amakuru wayujuje fresh neza nta kibazo. So nibyo rero nakubwira. So ikindi nyine wenda nakubwira nuko
kwa kundi umuntu ujya akora ntuza logout muri Pi yawe, ugakora logout ugasa naho winjizamo indi account muri ntuza. Icyo gihe iyo ugenda ukora logout migration iratinda, igitinda. Nakugira inama rero yuko niba ushaka ko migration yihuta igihe wamaze gukora KYC, igihe KYC wayemerewe, icyo ugomba gukora ni gusigara uri focused, wowe ukareka ntuza application yawe ikaraninga account yawe, ntukore logout. So iyo udakora logout, so iminsi mikeya nanone migration irakorwa kandi igakorwa vuba, ugasanga undi muntu amaze nk'amezi n'amezi atagira ute, atari yakorerwa migration, kandi noneho urumva ntamenye impamvu ari uko nyine hari ubwo ajya agira ute, ajya akora logout, urumva, hanyuma akaba wenda yakwinjizamo indi account y'umuntu wenda ari kumufasha wenda gukora nka KYC gutyo, ugasanga nyine kuko ikoranabuhanga rya Pi network rijya detectinga ko ishobora kuba ari amanyanga arimo arakora. Ikindi ujye ukomeza umayininge regularly nk'ibisanzwe, ubundi migration izihuta. So rero ni ibintu nashaka kubabwira bakunzi bacu, by'umwihariko kumwe mu mininga Pi. So niba rero ugiye ushaka ku mininga Pi bwa mbere, so wareba link muri description y'iyi video ukayikandaho, hanyuma noneho urahita unahabona na invitation code, wowe wayikoresha hanyuma nawe utangire mining Pi, umushinga ukomeye cyane kandi ufite akamaro. Ciao ciao, rakoze.